Yes, twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official tubifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Tugarutse rero mu biganiro n'amakuru kuri Pi Network, turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi ntago ndi jyenyine, mumenyereye kuri Ihumure TV. Uyu munsi turi kumwe hano kuri Kamanzi Official, ndagira ngo abibwire hanyuma kandi tubabwire icyo abapfunyikiye cyangwa se abazaniye. Ngira ngo abantu benshi bamenyereye aba basanzwe batega amatwi Ihumure TV ndetse na da content, ni Musawo, bamwe bakunda kwita Dr Musawo. Rero nk'abandi kuri Kamanzi Official kandi nishimiye kuba mpari, by'umwihariko nabonye ari ahantu aba pioneers bahurira, abantu ba Pi Network bitandukanye, wenda n'ahandi usenda uhasanga ingeri zose, ariko cyane cyane by'umwihariko kuri Kamanzi Official ni ahantu hari navuga hari aba pioneers. Yego, urakoze cyane kutwibwira. Kuri Kamanzi Official twibanda cyane ku bintu biri technique, amatangazo, updates za Pi Network, ariko tukagira inyota yo kumenya nyirizina Pi, ko tuzi ko Pi Network ari kimwe mu gice kigize cryptocurrencies cyangwa se digital currencies. Dukeneye no gusobanukirwa se cryptocurrency itandukaniye na digital currency. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, muradusobanurira kuri cryptocurrency, turaba twabyumvise na digital currency noneho muri rusange, hanyuma tugakenera n'amahugurwa yadufasha kumenya ni ibiki bikorwa bite, ryari, kubera iki, birimo nyungu ki, nk'ibyo ngibyo. Urumva ibibazo nkubajije urabyumvise? Nabyumvise. Ntabwo ngiye kukubaza ngo icyambere cyangwa kabiri cyangwa gatatu ukomatanye nkuko nanjye nkomatanye. Muri rusange Musawo afite experience muri cryptocurrency y'imyaka 6. Ninjiye muri industry mu mwaka wa 2018, ngira ngo nyuma y'ihungabana ry'ubukungu byabaye muri 2018. Yego, wenda ushobora kuba umuntu umwe. 2018 ni igihe cy'iyaduka rya Pi Network. Yego, ni nabwo Pi Network yahagurukaga, ariko Bitcoin nayo yahagurutse nyuma y'ihungabana ry'ubukungu muri 2008. Yego, Bitcoin irahaguruka. Nubwo Bitcoin yabayeho ikageza mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2018, yashize imyaka 10, ntago Bitcoin yigeze ikemura ikibazo navuga abantu benshi bari bafite cy'ihungabana ry'ubukungu, kuko na 2018 nabwo ihungabana ry'ubukungu ryarongereramo. Rero ibyo ntago wenda navuga itangira rya cryptocurrency muri 2008. Ni nyuma y'ihungabana ry'ubukungu, ngira ngo abantu bari batuye mu Rwanda barabizi ko 2008 habaye ihungabana ry'ubukungu, ndetse twari dufite wenda ntago byagiye bigera kuri muntu wari we wese, ariko hari byabaye. Niba abantu babyibuka igihe hari n'inzara mu gice cyo mu Bugesera, ndumva bifite ahantu bifitanye isano, bifite aho bihuriye n'ibyo ngibyo. Aho rero icyo navuga nuko Bitcoin yaratangiye 2008, ndetse n'andi macoin azatangira arayiherekeza muri 2010. Coin nk'iyo bita Ethereum itangira 2010, nyuma yaho haza gutangira n'izindi coin zo mu magambo ahinnye bita ngo ni altcoins. Uvuga ngo ni Bitcoin, ni Ethereum n'andi ma altcoins, ubwo ni indi group yazo zose. Rero 2018 harongera abihungabana ry'ubukungu. Bigaragara yuko Bitcoin yagize intege nke, cyangwa se n'izindi coins zose ziri kumwe na Bitcoin zigira intege nke, nakwita mu byo mu magambo y'Icyongereza bita ngo ni market volatility. Ari byo navuga bijyanye n'ihindagurika ry'igiciro cyari amacoin. Bigaragara ko byari bigoye ko umuntu ashobora kugura ikintu runaka, kubera ko Bitcoin ushobora kugura ibintu runaka, wajya kubicuruza i Muhanga, niba ubuguze i Kigali ukagira i Muhanga wungutse cyangwa wahombye mbere y'uko ubigurisha. Kubera ko ushobora kubigura mu mujyi Bitcoin ku 100, ukagira i Muhanga ageze ku 93, deja waba warangije guhomba. Ukiraho se ugikomeza ayo mateka ya Bitcoin n'imikorere yayo, iryo hindagurika ry'igiciro riterwa n'ikinyirizina. Rishingiye kuri formule igena aya macoin uko ameze. Mu abazi bijyanye na economy habamo icyo bita zishingiye kuri formule bita ngo ni demand and supply.
kambaho urugero murabyibuka muri 2004 sinibuka neza ubwinshi bw'abakiriya n'ibicuruzwa bakeneye ariko reka mbaho urugero rwo muri 2004 abyibuka ibijumba bibiba byinshi mu Rwanda hari 2004 cyangwa ni mu 2003 gutya ariko 2003 aho ngaho babyita roko epfo hariya mu Mutara twebwe wacu bagitaga roko defense epfira aho zari mu Mutara ho babyise Rugabire ariko uyu munsi dufite hari iduka ryitwa ku Kijumba ariko se iki Kijumba noneho baracyumva nta muntu umanuka atamanukanye umugati wo ku Kijumba rero icyari Rugabire na Roko Defense icyo gihe rero bya Roko Defense ibijumba umuntu yarabifata akabijyana ku isoko akabura abakiriya akabura demand akabihasiga bivuze ngo ibicuruzwa ni byinshi ababikeneye ni bake rero iryo niryo tegeko kuba bake badahari kuko badahari ni bake batabikeneye ikibazo rero niryo formule cryptocurrency ikoresha abantu benshi iyo bashaka ifaranga rirazamuka iyo batarishaka riramanuka niyo formule ihari ubwo washoyemo menshi akabahombeyemo uko ryamanutse ashobora guhomberamo ko ryamanutse cyangwa se undi yabiguze ngo nuko byabaye byinshi ku isoko tubundaje mbakubitire igiciro kigahita kimanuka ariko kimwe nuko ashobora kubigura kikongera ababishaka bagataha benshi agahita yungukiramo kuko yaranguye byinshi rero Bitcoin igira izo ntege nke bituma tutabasha kuyigura umugati muri supermarket imwe n'imwe cyangwa ngo tuyigure isambu ni nacyo cyatumye muri 2018 hongera gusubirwamo iyi systeme hakorwa digital currency ngira ngo aho byaritangiriye muri 2008 muri Stanford University ariho itsinda bita ritazwi cyangwa umuntu bita Satoshi Nakamoto ryatangije Bitcoin witiriwe iryo tsinda ryitiriwe Satoshi Nakamoto ni naho rero byongeye muri 2018 Pi Network itangirira aho hantu Bitcoin gatoya urakomeza hari amakuru ariho nsoma nshakisha kuri Bitcoin ngo ku makuru avuga ko abanyamerika bayikurikiranye bayikoraho ubushakashatsi bashaka Nakamoto nindi baramubura neza ariko biza kwanzurwa yuko ari umuntu ushobora kuba yarapfuye umuyapani none bagatanga ibimenyetso bakavuga bati icyambere hari konte muri Bitcoin hano muri konte zayo hari konte iriho ama Bitcoin 10,000 atarigeze akorwaho kandi uwo muntu niba ataranagaye bavuga ati byanga bikunda uyu nguyu ashobora kuba yari konte ye ntabwo urumva nta gisubizo kizima nta gisubizo cy'wamuganira bya bindi ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo nk'akora za provisoire rero 2018 nibwo igitekerezo cyongeye kuzamuka cyagiye gihagarariwe na n'uwari umunyeshuri 2008 hatangira Bitcoin ubu akaba ari umuprofesseur muri University ya Stanford witwa Dr. Nicholas sobara cyabona umwanya wo kwigisha ni ikibazo afite match yamurenze so rero hatangira Pi Network dutangira kuyimayininga icyo gihe 2018 ngiye joininga na 19 joininga ngiye 14 z'ukwa gatatu ngiye joininga mu kwezi kwa gatatu muri covid nibwo natangiye kuyimayininga nibwo yari gitangira siko ufite Bitcoin zigaye ntakumenesha ibanga ntakumenesha ibanga batazaguhiga ubwo rero ikomereza mu uwo mujyo Pi Network uravuga ko yimayinize n'ubuka bukiyimayininga ntabwo zongera kukwegera shobora utari mugenzi wawe rero kuva icyo gihe kugeza n'izi saha ari abantu benshi bagiye bibaza ngo projet maze igihe ariko nk'umuntu maze iminsi muri cryptocurrency industry ndetse tukaba twinjiye no muri digital currency nka Pi Network aba digital currency buri coin yose inyura mu byiciro Pi Network yanyuzemo habanza phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 izo ni steps zose icamo terwa na phase value terwa na kuvuga ngo okay imwe crypto imwe ishobora kuyicamo mu gihe gito cyangwa indi bikayifata igihe kinini bitewe n'ukuntu iri kubaka ecosystem yayo nta gitangaje rero cyo kuba tumaze imyaka 6 uyu ni wa gatandatu turimo 2025 kuri 14 z'ukwa gatatu tuyujuje nta gitangaje rero tutarahekenya ahubwo nta gitangaje kirimo ako bamwe batangiye guhekenya abantu bamwe batangiye barajotora ako mu gihombo ariko reka mbabwire barabizirya mu gihombo kambaye hari umugabo icyo gihe Bitcoin rawunshinga muri 2009 muzajye abantu bakurikiye Kamanzi Official bazajye kuri Google bamureba mwita Bitcoin Pizza Man ubu nanjye narasetse nyuma ndababara yafashe 10,000 bya Bitcoin azigura pizza 2
none reba uyu munsi ubu turi kuvuga bitcoin ibihumbi 108. Kagiye kuba nka wa mugabo wo mu Rwanda bagiye bacaho umugani ngo serugarukira mfizi. Dore yatuye hanga mu Kanogo. Aho ngaho mu Kanogo akangaka kabo hano imbura buturu. Muri haratuye serugarukira mfizi wakundaga ibirunge. Yaciriweho umugani kubera gukunda ibirunge amavuta. Ndamonja. None umugabo pizza koko ikamurisha bitcoin ibihumbi 10. Aba rero bari kugurisha Pi Network bazaba nk'uyu mugabo. Bazaba nk'uyu mugabo ko uretse gusa ko bazabamenyera ko bazinyweyemo agacupa kamwe niba ufashije ukazigurisha igihumbi njyamo nabazigurisha igihumbi 2,2. Ejo bundi numvise ngo hari uwo bakubise 2. Sinzi izo yagurishije. Abo rero byose ni kimwe final usanga. None Robin, reka twarire ku bibazo tugana ku musozo kuko dukora ibiganiro bigufi hano ariko birimo gutekereza cyane. Cryptocurrency kugira ngo ijye ku isoko gutinda kwayo bivuze iki? Okay. Na ubundi hari procedure ituma kuronshinga cryptocurrency yihuta. Procedure nuko hari team iba yakoze iryo faranga. None iryo faranga igatangira kurisakaza mu baturage mu bantu. Noneho yamara kugezamo hagati igafata rya faranga ikarigurisha umukire runaka. Wa mukire agatanga amafaranga akagura iryo faranga. Noneho babandi bakoze projet baba barakoze projet yo kuvuga ngo turimenyekanishe tugire gute bakabaha amafaranga bakava muri projet. Muri make ikagurwa n'umukire runaka. Wa mukire akaba ari ujya muri procedure yo kurishyira ku kurya rironshinga no kurishyira ku ma exchange. Ni nk'umuntu wakoze umushinga wo kugurisha amazu. Ibyo rero akajya gurisha inzu itaruzura. Ibyo rero bigiramo effect. Bifitemo effect nini cyane yuko iryo faranga usanga hanini rishingiye ku cyo bita exchange kwivunjisha gusa. Ibyo rero bigira ingaruka nyinshi ku ifaranga rikaba kuba ryatakaza agaciro kuronshingwa igiciro ntikizamuke kugira gute cyane ko umukire yabimwe bitera ryahindagurika cyane ko umukire aba yayiguza agira ngo yunguke. Ni ukuvuga ngo rero ifaranga ni umukire afite ifaranga arayifata akavuga ati ni urgena niba afashe billion imwe y'idolari miliyari imwe y'idolari akavuga ati reka nyishyiremo ifaranga rikazamukana nayo akayakuramo mwashoyemo arari manipulating. Yego none bazishaka bakazibura akazazigutanze igiciro cyazamutse yego agahita yunguka. Ejo bundi yarekura izindi wa wundi bakazigura kuri makeya kandi wa wundi atari bugurishe. Iyo rero niyo procedure ya bugufi. Amafaranga amwe namwe acamo rero iyo urebe nko kuri Pi Network kugutinda bituruka kuri ecosystem ku buryo cy'iyo network yuzuye. Kandi atanga urugero kuri Pi Network. Pi Network ntago ishingiye kwivunjisha. Ngire mbisubiremo abantu baduteza amatwi kuri Kamanzi Official bayimenye nago target ya Pi Network ari ukuyivunjisha no kugurisha, ahubwo yo ishingiye ku cyo bita umuzi wayo nicyo bita goods and services, tayivuga ngo mu Kinyarwanda goods and services, kubicuruzwa na service kwishyura. No kuvuga ngo ni baguranisha ibicuruzwa cyangwa faranga iteganyijwe ko rizajya rigurwa tuzaturyishyuranamo tugura ibintu ahantu hamwe n'ahandi cyangwa service twishyura. Noneho rero ibyo bimaze iki kuba iryo faranga rimeze gutyo, bivuze ngo nta mukire runaka kubera ko Pi Network ntigeze igurishwa abantu bose. Kugeza ubu ngubu nshobora wenda kubaciramo make muri supply ya Pi Network nuko 65% bifitwe n'aba pioneer, noneho 65 total supply, noneho 20% ko watimira cyayifite, noneho 10% nibyo bita liquidity pool, noneho irindi 10 ryaguzwe na hari abantu bagiye bazifata ama organization. Hari abantu bane baherutse kugaragaza bagiye guhama imigabane ahubwo bana bivuze bayabahaye. Harimo Apple, akabamo Google, Microsoft, akabamo Google, akabamo Tesla. Ngira ngo byari byavuzwe. Ubwo rero okay ni icyo ngicyo kuba ibifaranga ritaragurishijwe abakire runaka kugira manipulating soko. Niyo mpamvu project yacu yatinze kugira ngo ibe ecosystem nziza, aho ifaranga ritamanagingwa n'umukire wari we wese, kugira ngo umuntu wese uyirimo yumve ari comfortable, atari kuvuga ngo Pi iraje ngo reka ngurisha ngo ritaramanuka ngo reka ngurisha ritazaraza. Aho tutarahava igira ihumure uha abantu bamayininga Pi n'igihe twitegura cyo kuronshinga iki gice cya mbere. Nta humure mfite ariko nshobora kubaha experience. Yego.
experience nuko ubunararibonye kuva 2018 hamaze kuronshinga ibihumbi no kumininga ibihumbi by'amacoin ndeba nabaha nk'urugero ifaranga rimenyerewe cyane bita BNB ni faranga rya Binance ni native token ya Binance rero iryo faranga ryaronshinzwe ndeba ryamayininzwe ndeba rironshinga ndeba rironshinga ari ku madolari 23 none iri ku bihumbi none ubu riri kuri 700 amadolari 705 kuki hora hasi kandi Binance byose bituruka kuri ecosystem bituruka ku bantu bari bakeneye iryo faranga ntago ari ibintu byo kuvuga ngo uri igihangange iki nayo mpamvu tuvuga ko Pi Network izaba powerful ecosystem kuko miliyoni 100 nizo zimayininga Pi Network zose zikenewe kumayininga nizo ziri currently za downloading application ariko harimo ibicupuri byinshi ntago byabura ariko kandi bicyo bakeneye ni konte miliyoni 100 nzima yego ukumva rero inzima zizava mu bicupuri cyangwa se ibicupuri bazabikura mu nzima nako aho rero icyo navuga ni ibaza abo bantu bose kandi itarajya ku isoko iyi niyo coin navuga ngo iyo urebye mu cyo bita IOU price hari igihe abantu bakunda gusana ngo cya giciro ngo tubona ngo ntago ari icyanyacyo ngo ese ako kantu gasobanura iki IOU price icyo bita IOU ni imvugo zikoranabuhanga ngo ni IOU price rero ugasanga Pi Network ngifite ngo amadolari 50 babituruka ku kintu kimwe tubare ushaka kuvuga ati baravuga ngo mu kwezi kwa gatanu ubu turi mu kwa mbere mu kwezi kwa gatanu iri duka runaka ririfuza ko rizasohora igicuruzwa cyitwa Pi Network noneho iyo duka rivuze gutyo iriya IOU ni formule ibara abantu bazaba bakeneye icyo gicuruzwa icyo gihe nzakigura nzagena iki noneho iyo potential yego iyo potential niyo yerekana igiciro iyo coin ishobora kuba ari utumye nibuka iki gihe cya unclosed mainnet aho baduhaye kwishyurana hagati y'abapioneers ubwabo system yirwa itanga imibare none ibyo byakuruye abashoramari baza nta mishinga twabonaga muri Pi ariko ubu noneho yaje mari myinshi kuko babonye ko izaba ifite abakiriya benshi nibyo ngibyo rero isoko ryagutse tugana ku musozo none tubonye kuri Pi Network dutinzeho hari ibyo dusobanukiyeho ariko nanone ntabwo iba yonyine Pi Network asakarwa iri mu rusobe rwa za cryptocurrency duherutse kumenya amakuru yuko hari workshop mutegura ndagira ngo aba ariyo dusorezaho iyi workshop iteye iti ni y'ibiki workshop dufite icyo bita cryptocurrency workshop ni crypto workshop mu kinyarwanda kugira ngo abatazi izo mvugo workshop navuga ngo ni nko guhura tugamije kwiga yego nuvuga ngo numuhuro tuzakora abantu bashaka kujoininga cryptocurrency industry tuzaba ni umuhuro uzakorwa iminsi 2 ni kuvuga ngo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru yego azaba ari ku itariki ya mbere no ku itariki ya kabiri z'ukwa kabiri aho rero dufite ibyo mu rurimi rw'icyongereza bita ngo ni crash course dufite amasomo y'ingenzi twahisemo twaha umuntu wese ku buryo ahava azi cryptocurrency icyari cyo ku buryo abasha kumenya no agenda yumva ifaranga ry'ikoranabuhanga ku buryo yanakwikomeza kwikorera research ariko afite ibyo bintu kuvuga ngo umuntu wese uzahaza dufite amasomo twateguye ku buryo tuzayama tukavuga ngo uyu muntu azi cryptocurrency n'uwo bahura n'uwo yagira gute yakoreza umuntu amafaranga yakoreza umuntu cryptocurrency yagira gute tukabashwa ko umuntu abizi agashya kari mu naka izabera rero kuri Saint Paul yego abantu bose barazi mu mujyi wa Kigali hafi na Sainte Famille yego icyambere nuko tuzamenya umuntu azabasha kumenya abantu bari muri industry kuko buriya abantu bamenyeye kuri YouTube ariko ntabwo bivuze ko ari ngengenye nuzi ibintu bya cryptocurrency rero nuhagera uzamenya abandi bantu bari muri industry bityo ushobore kuba wabona assistance bikoroheye cyane cyane ko abantu groupe tuzafata tuzayihuriza hamwe kugira ngo dukomeze kuimaintaininga no mu bihe bizaza muri make ubwo abantu bazabona kwaguka yego bazaguka mu kumenyana ariko cyane muri babantu babahanga muri ibyo hanyuma agashya k'ingenzi karimo naka kuyizamo iyo training yose muri iyo minsi bizishyurwa 25,000 iminsi 2 noneho rero mu tuntu abantu baziga ni topic ya nyuma tuzakora ku cyumweru ni topic ijyanye na investment in cryptocurrency
aho niho nashaka nta muntu n'umwe tuzabwira ngo yinvestise muri ibi bintu n'ibi, nta target dufite yo kubwira ngo yinvestise, ariko tuzabereka uburyo abandi bakoze ibyo bintu kandi babikora babibonamo uburyo, na cyane yuko abantu payi buriya bayitegereje ni tubona amafaranga ya payi ku investisha, yego bashobora guta bemvestisa muri cryptocurrency, ariko ikigambiriwe so kubwira ngo zana ushoremo, ahubwo no kwiga ukamenya uburyo bashoramo. Hari platform imenyerewe cyane barayita platform yo bita Binance. Abantu benshi barakubwira ati munyigisha uko bafungura Binance. Yego ibyo rero ibyo nabyo tuzabyiga. Abantu umuntu wese tuzamfunguriza icyo bita exchange, undi Binance ni crypto bank. Yego umuntu wese tuzamfunguriza crypto bank, tumwigisha no kuyikoresha, ko yakira amafaranga, ko ayohereza, ko agira ibyo byose, ko ashobora kugura uducoin tumwe na tumwe bitewe n'impinduka n'ibihe bigezweho. Umuntu wese uzazamo azabasha kwiga ibyo bintu. Ariko uri umwe mu bantu banesheje covid mu by'ubukungu. Nari mu nzu, nari mfite laptop, nari mfite na internet. Ntabwo nigeze ngira ihungabana rikomeye cyane, kuko ngewe n'undi akazi nagakoraga kuri laptop, kandi nta ngibyo gusa nta nubwo twebwe Binance nta nubwo twagiraga limite zo kubikuza nk'abandi muri za banki, ndibuka ntibarenzaga senkisa, ariko twebwe still twari tukibikuza amafaranga yose umuntu afite cyangwa yashaka. Ubwo abantu bumve ikiza cya cryptocurrency, ko rya soko ryo gucuruza kuzicuruza, ntibumve ngo byahombye, ngo birunguka. Hahomba kimwe hungutse ikindi. Kuko kandi hahomba no kutagira ubumenyi byaguhombya. Kuba udafite ubumenyi, niyo mpamvu zitegura workshop kugira ngo abantu baze bige bagire ubumenyi bufatika. Ndibuka ntiryari sinibuka imyaka sinjya nkora kwibuka, haduka gukoresha za computer mu kazi ka leta. Noneho umuntu mu rugo hari bya computer bimeze nk'igiteleviziyo kimwe cy'ikibomba kigeriye hirya. Ibyo bintu kugira ngo babireke bimenyereze, umva umuntu afite laptop, byatwaye abantu igihe n'imbaraga byo kugira ngo bige gukoresha computer. Uyu munsi ndatekereza nta muntu icyo kintu kivuna, bamaze kumenya agaciro kabyo. N'umwana agomba kurangiza segonderi ibyo bintu abizi. Abantu rero bari muri crypto industry bakwiye gutangira kwiga bakamenya ibi bintu, kuko ihungabana ry'ubukungu ntirizahagarara ku isi igihe cyose kiriho. Ariko si yo bibaye, abantu badahungabana cyane ni bandi, ni abantu bari muri crypto industry. Nk'ubwo urugero waruduhaye muri covid uko byari bimeze, ntabwo nahungabanye cyane. Ntabwo nge uretse gusa ko abantu benshi uretse n'ibyo ngibyo abantu benshi bagiye bahombya gusa no kugira bagiye bahombywa nagiye mpombwa no kuboherereza. Uko kuboherereza ugahomba ari wowe? Nagiye mpombwa no kuboherereza. Wiriki se wahombaga? Nyine nuko urumva ntibakoraga, byasaba kugira mfashe umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Ariko ntuzicuze, wagize neza. Oya nagize neza, niyo mpamvu n'ubu nafashe iya mbere kugira ngo dutegure workshop, wese ushoboye yige. Ejo cyangwa ejo bundi bibi bije urese zirwana. Yego mwikorosi sigiye gukata, byibura buri muntu wese azaba ari tayari. Ariko ikorosi sigiye gukata ni ikorosi ry'ubukungu ryo ikorosi. Irarikase tuva muri byo bita barter trade, guhinduranya ibintu. Irarikata tujya ku biceri, irarikata tujya ku note, igiye kurikata tuva ku note tujya kuri cryptocurrency. Abantu bazazimo kakuma mu mutwe, kakuma batubwiye abantu bahora bikanga, ariko abantu bagenda n'ibyuma, agenda natije mu kuguru cyangwa ahandi babigendana mu mufuka, ariko ako kuma kabaye akuma. Reka rero akuma tukitegure, kuko ari akuma k'ikoranabuhanga, ntabwo ari akuma kica. Ariko dusoza dushimire Robin aka Dr. Musao. Uyu Musao ni ijambo muri Kigande uvuga umuganga. Umuganga hari uvura iki? Nicyo mvura ubwo wanyumvisha yahereye ku ntangira yarangije kumenya icyo mvura. Nguvura mu bwonko, nguvura intekerezo. Ariko ngo bavuza ikoranabuhanga, nicyo gishinge utera. Turagushimiye cyane rero Rebeni, kandi dusaba abantu kugukurikira kuri The Content TV. Itwa The Content TV. The Content TV ibiriho abahariho ni Icyongereza, abashaka kunkurikira mu Kinyarwanda baza kwihumure TV. Hanyuma rero tukahurira no mu biganiro hano kwihumure TV mu ngingo zitandukanye. Buri wese rero turamwifuriza kugubwa neza, mukore subscribe hano. Nyamuna bambwirira ko kantu basobanukirwe, tubwire n'agaciro ka subscribe
kakantu kakazogera bimaze iki bundi hari igihe tubwira abantu ntitunabasobanurira impamvu z'ibyo bintu tugendeye ku mibare igaragaza abantu bareba iyi channel 60% ntago babireba batarakoze subscribe rero ubwo ngubwo icyo nabwira abantu bakurikiye abanyarwanda by'umwihariko byaba byiza buri munyarwanda wese agiye akora subscribe no gushyigikirana kandi navuga ko impamvu natwe twicara hano tugatanga ubu bumenyi twikunda nakakwiye guceceka nkagenda nkicara nkabigumana nkaryama nta kintu nawe ariko tuza kuri YouTube cyane tukavuga ibingibi kugira ngo supporting society natwe supporting niko nashakaga rero umuntu wese niba warakanze ariko ntihongere gukandaho bisaba kugira niba warakanze ubyihorere cyokora wenda kazogera kagahindura ibara abanyarwanda bacu umugani ngo umudiho uva mu itako natwe umudiho wacu n'uyu nguyu itako nibo ubwo nibo batuma tubyina rwose murakoze cyane buri wese yishyuke amina